atabagaho ntagiraga ibyiringiro byo kuzaja mu ijuru ni ukuri simba ntaramahanga. Haleluya. Abantu bakoze ku bintu bikora ku mutima. Imana ishimwe. Nari nange komorera Bishop mukecuru avuga amagambo semagagara yagiye gupfa. Imana imbere ku rugendo rwiwe ahamagara umuhungu we mukuru wari usigaye kuri mu Bubiligi Musuri, aramuragara amubwira ngo ndakurase umuryango uzagenze gutya bizagende gutya. Ahamagara n'abarumuna biwe na muyumbe w'imfura yiwe, arangiza arababwira mufite undi mwana azaje kuraba umurimo waje n'umuhamagaro waje. Araza tumarana amahinga abiri muwaje, akambwira ngo Imana tumucakira yatubwiye gutya, Imana itubwira gutya ndi kumwe na so, Imana itubwira gutya. Arambwira ngo sinzahamba kuri ubu butaka, nzahamba ku butaka bwanje, kandi na so ntazahamba ku bundi butaka. Mfite inzu y'ibyumba bigera ku 9 mu Rwanda, ifite n'ibindi byose ukeneye by'iki gihe. Nabwiye data na hekima ndababwira ngo muze mwicare muwaje nzabatuma. Afite inzu n'ubundi ira. Hekima arambwira ngo yarasenze inshuro nyinshi, Imana namubwira ngo ntazagenda bitari mu rugo. Mzee arambwira ngo nzahambwa ku kavumu, kandi nopfa ntari munsi y'ikirere cy'iwacu, noba mfuye nabi. Sema agararaza arambwira ngo ni wewe nabyaye abahungu benshi n'abakobwa benshi, mfite amaraso menshi, ariko umuhamagaro wanje n'abajije Imana ngo se ninde azawusigira ngakora handi over note nawe, kamubwira ibyo azakora igenda kiriho, kandi kamubwira iby'Imana yatubwiye kugeza igihe cyo kugaruka kwa Yesu. Imana irambwira ngo nzagende bishira utambi kenshi abaye umuhamya ukiriyo cyimwe igikondo. Muzuri yaravuze arangiza aravuga mu bya ministeri ya data, hari umwana wiwe yabirase, buri wese afite umugabane we n'umurage wiwe, nije wari uhagarariye umurage wiwe wasemagangana. Arangiza arasengera ibyumweru 2 bishize, ambikayi ampa amakuru bahanuranye na Muyomba Nyamuvuga ataricwa na Muriro. Akambwira ngo twari turi kumwe, dore ibyo nyakorome yahanuye, dore iby'Imana yambwiye, dore iby'Imana yatubwiye itaravuka, turi kumwe na Ibrahim. Arangize aramfukamisha uwo munsi, n'ubu madamu azambwira ngo yataje kubara umusaza nizeye. Arambwira ngo ahamagara umugore waje, arambwira ngo hagarara hari iwawe. Arambwira ngo fata mu kibero ndahiri, kuko Abrahamu yarahije Eliyazari. Arambwira ngo fata mu kibero urahira. Akambwira ngo urahira gutya gutya. Karahira, narangiza kurahira, akambwira ngo subira muri kibero, kagisubiramo. Arambwira ngo umunsi mbere yuko nshikana uzaze kwiyega mu gituza, kandi arambwira ngo uzakikana uyu munsi. Ariko abaye mu bitarabwira abwira Muzuri n'ufite akaza kutangariye sinshikana bitanga atarasi. Ndaza ndagere ndabiyega bizarasura muri avugisha ndi magambo. Arangize kuyambwira, arambwira ngo tulimbe ngo tukaribu ya kufika nakona mtu Mungu atakwara na kustarehe. Haleluya. Tunadini maombi kitera chayo kivuga ngo kama tuamini Yesu, kama tufiche sana, kama moyo ni mweupe. Haleluya. Waelewa halafu muya mubahe abana yomoraka abana basuku bataka, kandi nabo n'abagabo b'abagore n'abagabo. Inzabazi na sekuru we gise naramubonye, sekuru sinamubonye, ariko mugomba icyo niwo mugabo ntazanye isoni zo kwita pasiteri wanje naje. Kandi gitangaje mureke nkibabwire, kuva mvuze nkangana gutya sindarara ndikadezi n'umunsi n'umwe, kandi sindarara ndizayini n'umunsi n'umwe. Ariko niwe mubyeyi wageze umwana nakishijwe narangije akarere, mureke mbabwire ubwo buhamya none mbone gukomeza. Bwana sifiwe. Naje kuja mu musitari, kagenda kwa baparasi nari bitonde, akanyandikira urwandiko, kabanuka kwa mataratara cyangwa kwa serumuzi. Naje nkabira uzoca muri sepeza ni mumbe ubakava mu bari bitambwe wakijijwe tuba n'umuhaye. Naje nguyu iwari hana bo ngabo tibari hana. Naje kuja ku musitari akandika ngo yitwigaze kuja ku musitari ukwezi kose, nimba atari ukwezi
zina mayinga ngaka urwandiko rwanditse ko abakristo baje rutambwe na harana urwandiko yandikiye yari rutambwe na pasiteri Aroni n'umuco icyo yari atarawa pasiteri namunabaho turagenda tuca ku makarisa nka 30 nangahe y'akadezi na mitonde na sepeza dufite uyu mugabo wagaze urwandiko kaje mu mustari kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya, haleluya. Ibi muzamusanga ngo mwese nigeze makadezi musuru sini ariko uyu n'umubyeyi waje nguyu yababwiye twandikisha mu karimbeho nzani mukamagambo yandikisha turi mu butatu twembi turi kumwe nawe Tito na Munyabaho aradushike akatureba tugiye twari mu masengesho twageze dusenga amavuga ku masengesho yageze akatubwira ngo muri kasengesho y'Imana amazarangizo gusa asohora ijambo riba mu butumwa bwiza dakeka ko ruganda Yesu abatizwa mu mazi menshi aravuga ngo adusohora ijambo riva mu mwuka ngo amuka hasa n'inyuma ngo amutindaho sinzi ko kwibuka amagambo wandikishije uwo munsi kabamwe yanyibuka ibaze ngo hari muri 91 hari muri 91 arandika aratubwira ngo umwuka mumanuka hasa n'inyuma ngo amutindaho ubusesa bati amaze tubwira umwuka mutindaho akamaro k'umwuka uzimutindaho. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Yabivuze muketu icyo gihe n'abaga mu butayu narahaye umugabo twaturanaga nyine bari abagabo bageze bakora akazi k'amaboko cyane muha akazi kamuha igitungwa cyacu bari kukimuha akikora ubutayu twari dusengeramo turabantu 50 twari twarabwise ku kazi ya roho tuvuye mu karimo twari dusengera munsi y'isoko icyo gihe tambo yarasiye aho abantu ande ngo banamisi ngo basakuje mu butayu bijo dusukura umwobo tubari turawufurira hejuru tukinjira gutya abantu umunsi wo kubuzindu twarabagabo 50 twarabagabo n'abagore 50 buzuye turi muri kazi ya roho. Icyo gihe zari mukanigeze guca kwa Serasaza hari umukobwa warwaye abadayimoni bamujanye Bujumbura baramunanirwa baravuga ngo uyu nguyu natahaje gupfa umukobwa wari ukowe basigaye bamwandika bakamwanura nicyo gihe uriya mubyeyi ariko babwira bakamwanura noneho umukarambura ngo n'ikimboni make uwo munsi narahacenza nibuka mpura n'abagore 3 bahingutse bakubita inkwi hasi n'imboga bari bashyize hejuru y'inkwi bari bukaka tubonye umudakoka akamu maso uko mukuri babwiye baracyahari abari birukanke ariko jewe nari muri linde droite nasubira ndakomeza ndagenda abagabo abagore basajwe uwo muntu wabonye wabaka mu maso mpura n'abasaza baho ngaho barimo abayobozi umugabo yabavuga mpayika yamayuka akayita mu ndarafa undabase kwihera mwese ko mabona kwariyo uko ndari bakabona rasana rutambe ndatambuka ngere bw'uwo mwana wari urwaye kuri sinamurambuyeho amaboko yari ndamureba gutya gusa yamaruka na nyina araruka na sararuka kwa 3 bararuka bose barangize kuruka. Bwana sifiwe, haleluya. Wamusina kwa ndima mu Mwenyezi Mungu wa zamani zote nikipeleo na vizazi. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Mfalme mkubwa ndiye Yesu, vitani anatushindia kwa shangwe kubwa tumsifu na tumwimbie Mungu wetu. Mwenyezi Mungu wa zamani zote ushenzi wote utashindwa naye, hata mseta yule mdanganya shetani atakishinda yake. Akatazajya bazababwira amatakayiko yamavuga ngo ndashonje urandika imama we ukarumva bakeneye kujya ahure n'inyama y'inkoko yokeje mwumva umuntu umaze amezi hafi y'imyaka 3 abantu bazaba hudukutaje arya inyama y'inkoko yokeje idatetse yokeje aranga ushize naho rero musaza we n'amazi se urya mwana bahere arambira sinzi iyo yashaka zabijombiriya arambira ngo n'umuvyeyi afite n'abana 5 nibari bamara Imana ishimwe kuko Biblia ivuga ngo Yesu Kristo ko yarari wamuzi n'uyu munsi ni kwari kandi niko azahora biteka byose. Haleluya. Uretse ijambo ry'Imana dusoma ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 16 duhere ku murongo. Haleluya. Duhereka ku murongo wa 7 kugira ngo twihute. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari ukungenda kuko nitagenda umufasha atazaza
aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Umurongo wa 8, ubwo azasinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko nja kwa data kandi nawe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi akiriho iteka. 12, ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubundi mushobora kubyihanganira. Umwuka w'ukuri naza azabayobora ukuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azavuga n'ibyo azavuga ibyo azumva n'ibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Amen. Haleluya. Mureke mu ncamake amagambo navuze kuva ejo nijoro, n'ubu nyine turi mu bihe bya Pentekoste. Haleluya. Pentekoste niyo yonyine igira kapasite, niyo mother wa development, niyo nyina w'iterambere. Hari abantu batari babizi, nibyo nari nagakwiho nijoro. Hari abantu batari babizi. Namenye ukuri neza ko ubushobozi bwo kwiga icyongereza nkakivuga, kuva umunsi Imana itatanya indimi ibabona, ubushobozi bwongeye kuduha kapasite muri serire zacu no muri mind zacu no muri servo na servere zacu zo kubasha kuvuga ururimi rw'abandi. Ni product ya Pentecost. Byakozwe n'intumwa mu gice cya 2, abantu baravuze ngo aba bantu basinze. Petero arababwira ngo ntitwasinze. Abantu ngo bari bavuye Poto ni Mesopotamiya no muri Ethiopia n'ahandi hirya na hino, ngo bumva ko baravuga indimi z'iwabo zakavukira. Ndababwiye ko ubundi cyateye abantu confusion. Ibyo baza bita development nuko batabashe kumenya ko Imana hari uburyo yakoze umwuka irawumaterializa ibintu. Hari ibintu mzee yavuze kare, Bishop avuga ko hari imigisha yo mu buryo bwa materiel n'imigisha yo mu buryo bw'umwuka, kugira ngo ibashe kugera ku bantu benshi. Imana yarayitransformira imaterializa. Narabahaye evidence ya mbere n'ibahaye kuri Pentecoste. Petero utari warigeze yiga, abantu bamwumvishije ayavuga ururimi rw'abandi. Izo kapasite na kalibre zo kuvuga indimi z'amahanga si colonialisme, ahubwo n'imbaraga z'umwuka za Pentecoste. Yes. Azababwira muzoreba abantu batinze mu bupagani n'ubu baracyari abaturage iwacu. Abantu bakijwe imbere, babaye evangelique, bateje imbere. None se ko murambwira ngo abangaba bakiriye ubutumwa bwiza mu kinyejana cya mbere, umunsi wa Pentecoste hari abantu bavuye muri ibi bihugu bikonje bagiye kuri Pentecoste, mukagira ngo abo bantu twotera imbere. Imana yagiye itanga ubushobozi bw'umwuka no guhishurirwa n'uburyo ibintu bikora. Nababwiye ngo Pawulo agiye kujurira i Roma, nijoro n'iryo jambo nababwiye ryonyine rya kabiri babwiye, agiye kujurira i Roma. Yageze ku kirwa ahasanga nyirabukwe w'umwami w'icyo kirwa ngo arwaye ubuganga n'iki n'amacinya. Uko iri wacu hataba ibitaro, umuntu yorwara ubuganga n'amacinya mukamujyana mu mahome. Ubu nyine umuti warabonetse ni taramusini, umuti warabonetse ni kinini, ni bene ibyo ngibyo. Ubwo bushobozi bwa Pentecoste bwa imateriel bwahindutse materiel. Medicine moderne ni fruit ya Pentecoste. Amen. Haleluya. Mubanuzi bwa Daniel yaravuze ngo mu minsi y'imperuka abantu bazajarashara. Gituma nta wundi mwinovateri cyangwa umushakashatsi warigeze abivuga. Abantu ngo bazaza bava ku mpera y'isi ngo bagere ku yindi, bari ku mababa y'ibiki. Yohana akaroha kapatimo bari ku mababa y'ibisi. None se ninde wombwira kuko ari tekinoloji cyangwa ari witchcraft, ari maji, atari Pentecoste yahanuye ku
indege zizahaba mbere y'iki. Umwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Hari amakuru amutazambwira abantu kidapfa tutari mu gitaramo muzakozwe n'ibyo. Turi Bujumbura muze harahinde Canada aracyahari idata mu kubwite kandi naje kamuko wanje bwite muze gatanu twigeze kumanuka muri pisi basize abantu bari muri pisi bicoki turamanuka muri pisi batushike tuhasanga afite ikibazo gikomeye hatubwira ngo baba ubwo muje mundabizi ko mutaje mutwaje amafaranga wari kwinzara afite usizayimana azimisi byishumizo ndashonje kandi nubwo shonje ariko narasenze bari bavuga ngo muzaza nabamo ngaraje ngo mbona amutanga nije barazi cyane ngo mbona amutubesha kadete kamata ngo ndamahana ndava mu buzima abarwaye n'imfumbyi muri ibintu bizabi naho Imana yateguye zari hari ibintu byose tuvuga nariko muri muhungu waje cyo ngo nisindatekereza ko ni misiri imbere nimara kwisuganya neza shobora kuzubaka ikigo cya spirituology kazanigisha abantu umwuka kigisha abantu isomo ry'umwuka bitari teology ya teori na filosofi n'ibindi kazababwira ngo umunsi wo tutanga Bwana sifiwe. Uwo munsi barataramiye dushike mu bayumbe kugira ngo Imana ike mu kibazo cya gatatu hazabaho rimwe na rimwe Imana ikere ya situation kugira ngo mube alerte umuyumbe umwe abatubwira ngo ndatumze uratumze utubishijwe iki atapfuye ndatumze atapfuye kandi yari umugabo mukuru usa n'utuse twese kandi utuje twubashe kandi utakagombye gutumba kandi utazanajyana gusubiza hayi gusora cyane yabatubwira ati murebe tukubaye twabatubona kubaka kamwe ndababwira ati tumiterane kuwundi mwene data y'ukuri kibazo twatara Bwana sifiwe. Ndamubwira ati tumusenge twabatumuduye kandi twariye batwakiriye neza ndakamo tuvuga n'ibigeragezo mu gutanga ivuga butumwa n'indagasuzuro no gucishwa bugufi bwa mbere je babwira ikintu kimwe cyamayeho kinyigisha kumenya gutaguhudumiye no kuja mu gutanga uyu muze Imana umuhisha waduhudumiye kwigeze kureba ku misari turabahungu babiri gusa tugenda kujya mu rupango murazi mu rupango muri babo twari twimwe tugenda tuvuye mu bitaramo twari tutaramo umugore yabatuje mu akadete kamata n'ibikombe birati ngo tugera batabanaje murashize turangize kugotomera kandi twari dusaraye kusara namangisha kubwira iwacu kumubwira uburyo numvishije nayo numva meze kumeze ndamubwira umubwire nabo narasetse aseke naho akabona ko ndamubwira naho kera namenye kera simba mupamo namenye aransekaga aranseka noneho ubaye gute naje anseke numvishwe utireheruka tangira kumuseka ubaye gute ko ijwi ryawe rireheruka navuga ntanyumve nawe yavuga twaba turi mu biti abayumve Baba yavuze ngo nautesa mwili wangu na utumikisha ninahubiri watu njia ya wokovu si kwamba sisi tena tuwe wakosefu yaje kwenye mketu tusimame mzima haleluya 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 namukinga haba hinje n'umugore w'umuyumbi nawe akababonye wa mukecuru asohotsemo nawe atuzaniye aravuga ati barabahungu mukecuru yegereje kuriya asanga twabemo yabasha kuvuza n'ukuri namumukoma wabasingayo icyarara aguma kuri yamukutura we Yesu we uzisoro uzikoresha iki Yesu we Bwana sifiwe. Ndamze na mafunguro ke umwana mpamagara wa Mungu ndamukura mari kumukura ndamufuka turafuka ndiwe twakatira Yesu Girima dichize abantu basohoka barabizi byo n'ijambo nkunda kurepeta bazava mu rutambo yaravuze ngo girima dichize nzamufanize Imana kandi akayizera kandi atari nkwiye kuyizera ariko narangiza kayibwira ngo ndakwizeye
kandi n'abandi bakabona icyo mbaye nizera gifite sasa ariko mbega ukwizera iyo yaravuze haleluya nzatekereza scenario ya Yobu jewe ngira kubera ko nabikoze nakundaga no kuvuga iyo nabona umuntu ari gudusha amaboko nageze mushakaho uburyo bwegera gusanga simbizi tokikaha nasinza ngaha kamenya ko rubanza tukemeze Yobu yaravuze ngo shirifi munda siko yaravuze ngo nyisho rofuki kikwizeye nzatekereza ni umuntu waguteka ifi munda yamara gashoboka hanga akaba kure kugira ngo uvuge ijambo ryanyu kandi ari waje kukwica Yobu yabava mama no kugira ngo nubuge kunyisha ijambo ryanyu nzakwizeye kandi uziringira uzamaze zabimanuka muva ziyororose mu mukungugu ariko bizacisha mu rufu bisohoze mu bugingo Bwana sisiyo tubwire kucya sinzi uburyo umwuka yabwiye ariko ndahaye uvuga yabwiye arambura mu mikubite mwene data urusha mu bitugu mukubite gutya mugahita w'amaraso wamusabira ngawe amaraso yibumze yabavuga ngo Yesu we sana yarageze avuga kuriruka umuntu nakuvuga kuriruka avuga kuriruka ndamureba ndamubwira ngo wowe uzakunze ndamubwira ngo uzakunze ariko cekerera namaze kubona ninde tuwate nari muri binyazo wate bene yayindi udahaye gucahirije ndamubwira ngo aje kubitanga sinakubashike ndamubwira ngo agira ko akundi nagisi mugahita w'amaraso wamusimbira nkari usimbire nkariya usibire kaya ngo nizoka gutya wo umugeti w'amaraso w'ingo by'inzoka namani kwandi ndayifata kutabena nifate icyo cyo cyaba kibazo nifate gene kuba nayo namabona igihumira cyane hariya kumugorosa ingasarata na batubuka duce hejuru y'ukubuto tuje kurenga hirya ndagifata nifate wacu nawo bagezeho agereho wa mukecuru yamaje muri koma bamatangira kuvuza induru ngo arahwereye ngo arapfuye ndamanuka nja mu biwe bari kuza mu wenda mu maso gusa mu maso madagahuka yamava ngo sizosubira Kristi aje abamu bajama baje n'ubu twageze duhura gutya nkamamo warasubiye akamambura ngo nuko gusubira kuri wowe sizosubira Bwana sifiwe. Hari ya pastor hari sinaruka sinzi ko azayibuka. Umunsi umwe narabwirije ngo Marko uziyaho sinzi ko yokwibagirwa. Nageze mbivuga ngo abagabo bigomba barantereranye murabizi. Abarimo arabizi. Umunsi umwe narabwirije nambiriza kuko umuntu yamavuga izinduru hariya umukobwa usumba nkayambiriza arasakuza nababwira ngo mutware mukumba kaba bahagura kiko tukino byarasengera batoye. Mutware hari bamutwaramo abakobwa uwo mukobwa wera arasanga mukobwese. Afite PhD damare arasakaza bitanu gusa akamana amazi akamutaka akamana amazi izo bisa ayo pepa aho umeze bazigura nayo akamana ndambise umukobwa turasenga turangiza bwira bajyama bwira abapasiteri n'abandi muzi tubusengera abapepa ati genda wenyine kandi kizakibabaza ntibataha habaga gatorero haba muri ikanisa bityo bose bamabicara baricara ndagenda gutya nagiye kureba umugore w'abapepa akabana umukobwa wari umuriho nije gutya umukobwa yamanuka ndakuze uri rutanga kandi narakimuka mugutwara mukuri hano kugeze mu macyaza kutuye kandi akagore kawe niko yavuze tugende cyane akagore kawe karimo kukashaswa n'imba igihe kiriye kumva ya makuru ahayambwira yamukera yashyize kandi byakikoraga mu ndege muzi amakuru amaze gukora mu ndege yamurikona namage kukitima kuma adusoza kanisa ni twamaze gusohoka sasa hano ngo hari kumugoro koreka kandi abantu bose batangira gutekereza ko hari ikindi kibazo ngatekereza abagabo bari hanze bakutogenda ntaragera ibiro bingana gutya nari kikakanzu nini umukobwa uguze amapepo y'utera yamara tekereza bari abagabo bari hano gatorero namuzehe ndakeka ko misera bari abagabo bari hano gatorero barambuna n'abagabo cyo gusenga umugore w'amapepo bateruye
naramenyereye igihe twaje dusengera bari abamukesha nageze mvuga kuri bamukesha bakavuga kuyindi ariko narije nyine uwo munsi yamaterura Imana ikumva Bwana sifu Imana ikumva abarasize ngidubereretse urungi umwanguka mubereretse unakindi uja kubukingo bose nta minisi nari mfite zo kwigwana yari yambaye ko kwigiti urugi kwa kundi rubereretse sinzi uburyo nagaranze ijisho gutya mbona urugi rurabereretse namatero iri yakumutwa hejuru kuko nari hejuru nari mukirere patero uruguca kugira ngo dukike nanica mucyo Imana Dawidi yaravuze ngo siko bizaba kuba mutegereza Bwana sifiwe nabize namasho ngo guca ndagutima mari kugutimura gutya kugutimura ariko basina gutimuzwa n'izindi imbaraga z'umwuka ngutimuzwa n'imbaraga z'umwuka no wafashe kuki kuruki ukundi mbona uburyo gushora shaka ko kwina bambura nyine agihangwa n'imfadise amazina yaje gufata kaha nivumo karaje Bwana sifiwe Bwana sifiwe ndamutera kuri ruki yamubwira ngo turage kandi suya twavubindi ibindi bunguke nageze bivuga ko nyine singivuga ni ibintu biri très compliqué Imanishi umuka wa Pentecoste icyo twamuhere ni ukugira ngo abashe kwihindura abashe kwifasha tutifashije Yesu yaravuze ngo sinzabasiga nk'umupfubyi buryo umuntu utagira umwuka ni atuyeho ari imfubyi nyuma y'ibongo yahawe umuhanda ko muragize umuntu wakishije kandi turabafite ahangaha muri sharafu mu mengi yeru turayajua lakini tunamezeye uko tuba tubareba tugaceceka uko tuza abapasiteri batigeze babaye abapasiteri ko batigeze guhura na Pentecoste hari umuntu wigeze kutubwira aratubwira aramubwira kuriya ngo babaye gute ndamwira mana neza aratubwira ngo kwaza yumva yaremye akanya ngo ndikoza yumva muri Pasaka ngo ndikoza yumva neza kuombesha umushinza abantu mukane n'ukutabibaza uko umutima umeze muri Pasaka bisho ngo ndikuzumera no mukane naho kandi ubonye no mubabwira n'umushumba Musa n'umuntu no muci isebere ko byazwa n'isebere azayambara amakoti kandi arekeje agirimeho yo mu mubiri no mu mwuka no mu bitekerezo niwo musumbuzi kwa uzwi kwaza avuga nawe ariko kaguma kayobora abantu gusa tukamurika mengi yetu tunayajua lakini tunamezeye tuzi kwima ibobo ihagenda mu muhanda anytime imbago ya satani kandi abo ngabo nibo bazanye imifungano mu kanisa muri Petero wanditse na Yakobo Petero shida matatizo nyumbani zinatoka kwa wanabihinzi makani vyatokana kwa wale wasiomwamini hawajapokea Yesu maishani mwao dawa umvi umekwisha dawa umezi umekwisha dawa senendo umekwisha dawa umvi umekwisha ni wakati wa kuokoka papa ni wakati wa kuokoka ni wakati wa kuokoka ni wakati wa kuokoka yakomana msema sekito ngani na makibirane muhorana bifahe ko twabigize tusigaye tubitsinda ubundi usigaye ugakandu watira hasi akantu kawe wikebuje cyangwa ari wowe kiwowe cyangwa umuntu nawe wete cyangwa haje n'uruho narisize uko nuzita wagatima hasi bakamuka kikuza itubi burya wabo nta bundi butumasi ubundi abavuga butumasi batina kuvuga ibisaha mu mazina baramutse kubera ko bicariwe n'abapaga aho tubaniho n'intebe ya satani sigaye tuyi kandi tukabiborera gusa kandi Yesu yaravuze ngo nimutuze umwuka nta
ntacyo bizagira icyo bibamarira. Torero rikeneye umwuka, abashumba bakeneye umwuka ubwa kabiri. Pawulo yaravuze muri icyo gituma tutazongera kugira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza yiwe, kuko abantu batekerezaga Yesu Kristo. Aravuga ngo umujyane muri Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umwuka wera w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Aravuga ngo azaza avuga ibintu bitatu gusa n'Imana nabise singiri n'umusi. Bwana asifiwe. Ubwo azaza azatsinda bise. Umwuka yakitsinda abantu. Kimwana mama yageze aseka, nigeze gukora comment ku mugabo we. Umugabo nari umwana iwa abuzumva cyane, aza kubimbwira narakuze nsanga naravuze ukuri. Ndavuga ati kanaka we kwaza kwiriza abantu ntibarire kandi ntibaseke. Agaseka kazava ngo naravuze ngo kanaka kuze ngo abantu bazabarira kandi ntibazabaseka. Turabafite bene abo bantu, dufite abantu batigeze kuzumuka. Ubwo azatsinda bise. Umwuka iyo ataragutsinda ngo akwemeze itegekeza ngo aguhindure. Pawulo yaravuze ngo umuntu wese akarubira ikimurangaho uwo mwuka kugira ngo abantu bose bagire gute bafashwe. Niki tuzatukubonaho kikurangaho umwuka. Bwana asifiwe. Ubu bisigaye byaremewe basigaye basengera abantu bisho ngo kubera ko abana babishaka barwaniye kubera ko afite abantu benshi mu muryango. Jewe usigaye biboneje ko hari umugabo bahise kuza guhishingano, baraza bamuteguye ngo turaguhishingano. Aritegura nawe aravuga ati ntaje muzima ndazikora neza kandi yarazishoboye. Undi yamahamagara yamababwira ngo nje kuriza ushingano kuko nje ufite abantu benshi kanaka wicike ko murashaka kumwishingano uzugende bati mumva uburyo kiriteri zo guha abantu inshingano. Bamwe bafite abakwe niba ari babiri, bafite abahungu n'abiwe niba ari batatu, afite abandi bamanya nayo aho ngaho, bakaba bakubita umuryango ukaba abantu bagera kuri 10 n'abarindwi, abantu 20 n'abangahe. Abantu 20 n'abangahe muri bihugu bikonje ni strategique kugira ngo ugire gute. Yes, bamba bamuha umurimo. Umuntu wamureba ukishaka ikimenyetso kiba kimurangaho umwuka kiba gusa ukuye gusebya no gutongana no kwifofota, ariko kubera ko afite abantu bamurimo kandi n'abantu bamurimo ngo batufukane bakaba bemera ngo ni mwene wacu niga bakaba bavuga ngo uri mwene wacu yatwari bene twebwe twatuzi gukina mabi twanze gukina mabi uriya n'umwana twakinanye mabi nishimiye gusa kuko sinzi kubera ubwenge amazina yarahindutse sinzi ibyo bimenya kuruta aracyari kugana kabisa kino mabi tukicara tukavuga ngo turebe uzikuru uriyicaza utotoni turiyicaza abandi bakaba bavuga ngo uyu mubisi uvuye mu Bwongereza avuga ayo makuru tuyazi bakaba bavuga ejo bundi barabona bashyiramo nawe kwishisha ndamubwira ati ariko nzamenye makuru yawe umaze kumushima ariko sinamenya umbwira neza aho wabatishwe ntarahambira kugeza iyo saha. Umuntu wenyine narizi wabaye pasiteri atabatishwe ni Kuzeni wa Moya, niwe wenyine wabaye pasiteri atabatishwe. Ariko ubu tutangiye kubona abandi bisengeye ku pasiteri bonyine, tubaza abapasiteri tutazi aho basengereka. Hari abandi tuzi ari abapasiteri nta muntu n'umwe uzi igihe bagize gute. Hari umuntu usitera urwenya akabaza akavuga ngo babaze Koloneli Mushombo ngo niba byarabaye ngo kubage ko muri inshingano atakusuzamenya niba narabatimwe cyangwa niba ntaragize gute. Bijya bibaza atera urwenya. Hari abandi tuzi tutaramenya neza aho babatishwe. Nta muntu n'umwe wabaye ku mubatizo wiwe kandi ntabwo babaye ku mubatizo bose bashiriye mu gatumba. Iryo niryo kanisa dufite muri iki gihe. Iryo kanisa twenda kuzaraga abantu bacu uzibuza wowe usaza uno munsi uwo musize n'abandi kandi bazavuga ngo ibyaha ikimasa wicumure nyina maraba uzibuza wowe uradufite. Ariko ko ndibaza uno munsi Imana ishobora ko yambaye ingomezi n'abandi bahungu biwe abanaje batangiye gutarama uzibuza mbatamiraho mbasirimbiraho bene utuntu tw'udukoroso twaca gutya. Bwana asifiwe. Tukaba muhudumiya Imana ishobora ko nimfa zapfa gusize. Ariko se ubwo turasiga abandi ko turasiga abandi ko turabwira abandi ubutumwa dufitiye Yesu y'ikanisa azatsinda
abantu bizicyaha mureke ndeka gutinda kuri ibizicyaha kuko batanyizeye. Icyaha gikomeye ni ukutizera. Icyaha gikomeye ni ukutizera. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo utizera ngo ntashobora kunezeza Imana, ntashobora pasipo Imana hatuwezi kumpendeza Mungu. Nitutizera ntidushobora kunezeza Imana. Ibikorwa byose ukora n'umwete wawe wose nubwo wokwitanga Pawulo avuze ngo kwitanga twibo iyo udafite kwizera ntacyo Pawulo yaravuze ngo kila tendo pasipo Imana ni dhambi. Hana n'ibisibi utizeye uba wakora icyaha kuri rwose kuba tumwitanga hanaha. Haleluya. Ariko yaravuze ngo wegere Imana agomba kumenya kuko iriho kandi gorora bagira gute abayishaka. Ibizicyaha kuko batanyizeye n'ibyo gukiranuka ngo kukonja kwa data namwe mukazaba mutakibona. Bwana sifiwe. Hari abantu bataza baserebura ascension, bataza batekereza umunsi Yesu yazamutse. Pawulo yandikiye Matsoba uwo Luka yandikiye Theophile mu byakozwe n'intumwa, aramubwira ngo Theophile we muri cya gitabo nabaje kukubwira ngo makuru umwami wacu yavuze yakoze ngo akiri muzima, ariko aravuga ngo kandi amaze kubabazwa Yesu ngo yabiyeretse ari muzima. Uriya Yesu ku isi yerekanye inshuro zigera ku 10, ari kuva wa munsi yiyereka Mariya Magadalena ku gitugu kugeza umunsi azamuka yiyerekanye inshuro zigera ku 10 mu minsi 40. Mose ijambo notangira kuzivuga no fata umwanya muremure, ariko aravuga ngo abiyereka iminsi 40 ababwira iby'ubwami bw'Imana. Bwana sifiwe. Aravuga ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'amanukira muzaba abagabo kumurere Yerusalemu ni ndanaraga cyo kubagabo bakuru b'ibinyoma, ariko none akavuga abagabo bakuru muzaba abagabo nyakuri bo kumvamya uhereye Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga bityo Theophile ni Luka ko Theophile ngo yamazamuka Yesu yigeze azamuka mu murazo nukuri muzi ko twagiye kuwinkuba nuko mama Bishop atari hano. Iryo joro yarose ngo yaradusengera kubera imvura yaguye. Nari ndi kumwe na Tito na Munyamahoro turatarama kuwinkuba imvura iragwa. Haguye imvura mama Bishop we yarabizi kuko twagiye gutanga ngo arabyukana baravuga ngo tutangwe na Munyamahoro na Tito yapfuye. Niyo mpamvu nkababwira ngo bana ababyeyi baje kandi so mama Bishop yareze twigisha twari twatemye inkwi nyinshi turakomeza ibibene bya biti bingana n'uko by'ibishasha n'ibishige n'ibibanga turakomeza umuriro wayo waka umwuka arambira ngo mpaguke. Uwo munsi twafuseye Imana gusikiye inyuma twigirike tutari muri Canada Munyamahoro ari ntamwe Burundi uramu gusi tukaza twimana gusoma Imana uko twadusibira tuzanda mu byacyise bino tukabitima hari tusenge mu Imana izagwikira ukasugira Imana gusoma Imana umwereke gusa ubone imvura itandira kuba abacu baravuga ngo imvura turakizwa n'iki tureke gahunda yacu ngo duhuze imvura. Namababwira ngo yari umuntu nk'aho yabwiye Imana ngo yabwiye imvura ngo ihagarare irahagarara. Ndavuga ati nta n'ufite zo guhagarika imvura kugira ngo buhoro. Ndababwira gusa ngo icyo mvuze kitunyaga n'amateka intambwe zirindwi niko umwuka yawe tera intambwe zirindwi ndazunguruka gutya ndava muri bogo hose hari imvura, ariko aha hantu ngeye intambwe n'irikombe ryacu kitunyaga tukaracahari Munyamahoro uracahari mara kuvuga ngo tutunyagirwa habwa imvura iryo yari kundira imisozi mu bogo hazagwa imvura imisozi igakunduka muva mureke babwira Imana yatweretse uwo munsi mujye gusabona regeze aravuga ngo Yesu yazamutse ku murazo nama kwa kundi imvura imivira yareka ku musozi n'ubusatsi akazareka amazi tukadaha ikibazo cyangwa n'umuntu kikuzura tukaza tuyatera nayo dushime Imana kuko yatwize amaze muri wa munezero namabona Tito yuzuye umwuka anyakabandi ko narifite yamavumbika umutima arahumiwe ibazabwira ngo yarahumiwe imvura ihagaraze, ariko cyo cyambuye n'icyo giye kubabwira kisa kitangaza n'abahungu babiri twatarabanye yamavumbika ukuboko muziko twatanye ibiti bingana kandi twakomeje yamafata ikikandire cyane kandi imvura ari kwigwa umuyaga wari kuhuha bari mwishikara ritozima amaze yabatangira kwandika kuri rwa rupapuro hasobanura y'amazi Tito kugira ngo dukuzwe
birabesha mu gitondo muzabona iki bizagenda gutya mu myaka ingana gutya muzabona ibi ngibi ubu abantu bakuzabona tugira gusoma tugira kalendari y'imisi yacu tugira ubuzima bwacu tuzi intambwe tuzaguterera umuririmbyi yaravuze ngo kumbuka roho huyo aliyetuma kwetu anatukuza Yesu katika roho zetu anaongoza wenye kupenda Yesu msaidizi yupo anatufunulia habari za maneno. Haleluya, anatufunulia habari za maneno yatakayotokea kwa mwisho wa dunia. Mreke babiri kibazo nga mwisho wa dunia iyo datuvuga ibintu bya Eliya bakoze bazabavuga ngo se ngo Imana itagikora bya bindi ba Eliya bakoze ngo siyo Mana yagiye muzo kutubwira ibya Eliya by'Abanyesiraheli ko mutaza kutubwira ibyo yakoze muri iki gihe watangira kubwira ibyo Imana yabakoresheje muri iki gihe ngo yiri watwiratira gusa Imana yamukoresheje ibi ngibi twaragowe sigaye mvuga iby'umwuka yaje yamusheka naravuze ngo tanga ikunde. Haleluya. Titarandika iminota sinoyima twari mwuka ariko ngakimi cyangwa nka 20 yasobanura impapuro nyinshi amapaje nyinshi ahayandikisha kandi icyantanga Tito ntashe ikaratasi kishe Tito twariganaga mu ishuri kubera ko tsoge twana basoka twicarana ku ntebe imwe bwana nakenkaza mureba gute kamberese ntana kabavuga toya katutunze kubushye kandi aginduka izoroshe natirere basikizaje izoroshe cyane habera boke amasigendo yetu duhaye tu aha kabira hatubwira ibintu bizaba kwaba tubona ko munyamahoro yamagira ngo nukuri yazamutse kuko Yesu yazamutse twaba tubona ko ashinguka kuri byakombe yamashinguka mbere tumureba hari biravye hayigira gutya ihayigira gutya munyamahoro arazamuka ararenga hari mbere tumureba ari aramanuka ngo kabande karebana no kwandayira abantu bazi kuvuga basi bateganya no kwandayira agwa mu kabande mu bitiriya amari kugwa mu kabande twaba twamuka twaba tubwira n'abo ntampanga twandifite hari mu tatoroshi twandifite hari mu ijoro hari mu mwijima hari mu mvura umva vuya handi atari ko hamuvura ngiye kwa bigitangaza nabonye umusiko w'amahoro hatari ko hamuvura agiye mu kabande mu kibira cy'ijoro agiye kigwa mu mvura n'ukuri byo ibintu byabaye baracyahari bose arandise turavuga ngo se tugire gute ndamubwira ngo turirimbe indirimbo twakundaga twimbe iva mu utaongoka nini gizani duniani sikuacha peke mbali na tumaini Mwokozi yuko nami asiyebadilika hutunza ndege ndogo na mimi kadhalika na nikijaribiwa najua nififwapo hata sioni raha wala faraja kamwe nakimbilia Yesu na yote yapinduka tuvuza kanuni ndamubwira gusa Tito tuvuza kanuni twaba tuvuza kanuni numva munyamahoro navugisha kanuni usuye kuvuza kandi kanuni ka kabiri twaba tubona ko azamuka niba ari imirabyo siza aho ndazashaka kubesha niba ari imirabyo ari kwigurana nuko munyamahoro azamutse twaba tuhati ko ari kwagumvura kandi hari nijoro yamazamuka doye tumureba yamazamuka yishinga hahandi yarari kandi twishinga dusanga atarose tumara dutaramira Imana ibyo ntibyakozwe mu gihugu cyacu azatuyobora mu kuri kose Bwana asifiwe n'ubabwira bugaca sigaye numva no kwandika inzigisho ishuri rya spirituology Bwana asifiwe Imana yigeze kutubwira na bizimana ngo tugende muri Kazengere abantu batuye muri Nyakife yo mu migunda bazatubwirwa muri Kazengere tuyigereko baratubwira ngo habe imifuka n'ahantu muruzi tutapimye ko bazashira mu ngano agasiro kamera twagere ngo na bizimana ntazi koga jewe zikoga ndavana twikira ngo twambuye imyenda hakaba kabaso bizimana arabize muze harabazi aratuzi Imana ishimwe ko yicaye hariya nashaka yicaye hariya twabonamo n'ibiro ngo tumarike twambaye inkweto twambaye n'amakoti kugira ngo tutaje kwitwaza ngo twakuye imyenda twiteguye koga twaba tumanuka ariko Imana yaratuye tumanuka kandi tugereye muri kimabwira hatoroshi twafite n'umwishyura usa n'ahangaha ariko umunsi nari kumubona kandi nawe yaramuye mu karabo kandi turangiza tukaza tuvugana tuririye epfo ku musenyi kandi amazi ntashake kutuzamura turavugana tutarabira igitaramo Imana yari tubwira umwanya wacu Imana nyine turataha katuzite gutaha turangiza gutarama twaba dusora turazamuka twembi gusa ndatekereza ko sinzamenya impamvu ari jewe waraza ku nkombe hejuru ndenga ku nkombe kuko nayo yari ndende gutyo kwa gusimbuka mfata igiti gutya nawe mufata ukuboko turazamuka
turaririmba niwe n'uwo twari turimbana mu Mwenyezi Mungu wa zamani zote ushenza utashinda tabseta yona ndabata ibarada Bwana sifiwe ibyo gukiranuka mu gukonja kwa data mu namwe mutagira kute mukazaba mutakimbona ngo bihazamuka ngo bicubira mu bakindiriza ngo bagihaye bitegereza hejuru ngo abagabo babiri bamba babonekera ngo barabura ngo abagabo bigariraye ngo niki kibatangaje ngo Kristo mubonye kuri yakiye niko azagira gute niko azagaruka n'ukuri Yesu azagaruka n'ukuri nanjye turahirira indahiro kandi birava mu tusitage jina lamuwe tudubi Yesu azagaruka abantu batagira icyizere jewe narababwiye uburyo nagiye gusenga arambura ngo kina arambura imbinguni ariko ashimisi biki yamuriye gusohoka umunsi umwe njyamye mureke babwire uko kuri komine n'Imana ko bese sijya kubwiriza amagambo kwa Yesu inkubira ku tuwaca mbanyishe indako umuntu yababwira ngo tiborota itorero rizagenda ndamubwira ngo rizagenda n'ukuri rizagenda gute ndavuga ngo rizagenda gute namubona umugabo izabona siza kwesa aza iyo mbanzamuka aza kuzamuka sinza ngo ikirere kimwe namazamuka ndazamuka tukagera mu kirere hariya neza hejuru uko gakondarota namubona aramfasha ariko abantu babiri namenye ntabwo bahunye ndababwira kigera neza amanati tunamenya amahoro mbona ikirere cyuzuye ariko abo namenye mu mashusho yabo nitito namenya amahoro nibo bantu babiri namenye gutya yamafata afatira mu kirere niva kujukunyuka kandi natunguka ntangenda mu itorero yabamura mu hagati nabamura mu ndikura tito namenya amahoro tubasiba kubahana mu ijuru yamaseka yamubwira ngo hari ibitero tutaririmbye ngo abanyabyaha bazasigara ndamubwira ngo bazasigara n'ukuri namubwira ngo nike cyaha nakoze gitumye sigara arambwira ngo ntacyo reka kwereka abasigaye anyereka abagabo babiri nkunda kubivuga kandi nzi ko bizahindura abantu kugeza umunsi umwe yamenyereka abagabo babiri abashimba kandi yanditse abakristo hari abantu bari kumwe n'abasigaye sinabitaho izo sasibitse abashimba babiri bari bakomeye muri kariya karere birenze uko ubiteka no kugira ngo ukabona ubitanga arambura ngo dore kanaka yasigaye n'akanaka ariko n'ukuri itorero rizagenda kandi nibatihane bazasigara yamabwira ngo manuka vuba ugende ubabwire ngo nimwihanike niki muzasimaze se basigajwe niki zobabwire ngo basigajwe niki yamabwira ngo kanaka uri uhabona hasigaye abwira indambi akunduza kurya tubisekeshe abongereza bavutse not fun icyakabiri azanye mu matungo n'ukuri ntazaje mu ijuru uriya wa kabiri iwe n'ababuteye ubwoba yamubwira ngo uriya azasamba natarika gusamba imana nivuga ntazaje mu ijuru kandi ubikora vuba igihe kiri aho bamwe mu bikore vuba amazi yakubita inkuba inkuba ikubitana n'ibitero hari imvura y'induha amasaha saa munani z'ijoro mu rugo namavuga ngo itorero ryagiye nasigaye nguko mverifiya ko ritagiye namabyuka mu mvu nta mutaka nagiraga nambara imyenda namarira ku idirisha ryo kwambika ibintu kugira ngo icyo gihe benshi yaronkaga kubera filozofi batuye kwa itorero rigenda abana bazagenda ndabakomanga yewe muri amahoro ikibazo turabaho haba uburyo ndetse n'abana n'amahoro atabana n'amahoro haba uburyo bwose atase nawe arambaza se wowe uciye hanze iyi nkuba ndi kubisiga ndoya ndi kubisiga ariko mwini nyabe n'inama madame we n'ukugenda arambwira ati naje ndariko ndakumva nanone kumva ikima yosigara na nyabigira yosigara uwo bashakaga yari benshi kandi simbona uburyo buvugisha kari kakaraka namurese nisakubwiye ndashobora ndabwira ariko benshi kuko yarangurira cyane ndabwira benshi ameze gute kandi ndibomba zukunze ndabwira amasubizo abantu karonga numve karonga timabwo bitoro ndaki ndamuze bwacu mu gitondo bwacu gaharameza amuzwa mezageza huza mutwe shike umvugo n'Imana isiko ritangaza njye nari methodist shike wa
umupasiteri Imana yambwiye ngo nzahonye ko agira intambi kandi azayiba amaturo yaba atanga ikirego muri mwijima ati bitanga tuje umutekano hano azayandika amaturo kandi asobanura none tumwigeho uko nariko ndimishikariza ati mureke tumuhamagara baraceceka bose ntabwo kumukonteretiza baraceceka baceceke ati nimumuzane tumubaze barazana uretse izo ngibyo nari Imana yambwiye mu nzozi nta yindi histoire narifite yaba baba baza sanga ibaraza muzi baraza yishingura babona kazana mushukuru akoze iki ariko muvuga karambwiye kugira ngo yumane ndavuga pasiteri kuri amaguru uzicyo tuhamagara abafuze biza bandika amandiko kandi barazwesobanura kandi byateye impagarara muri kanisa nabo ko bari bamaze inama bizi ibintu bagigura yo muziki ibintu abapasiteri baza bagigura n'abo abakirisitu babimenye nabimenye naje n'abantu pasiteri namababwira ngo inyiza nyandika kandi bisobanura niko bababwira mare kubabwira gutyo bama bambwira ngo fukama wihane uko twitondera neza nababwiye ngo tubana n'abapasiteri hano bano batuzunguka kandi n'abuzunguka babaza bagatinya namababwira ngo ngaya ndafite mbere yuko ni hano nimureke bisobanura kandi nabatangira kundi bintu namababwira ngo aya mandiko mfite hano reka bisobanura ni ukuri kandi kuri ubu ijoro yagomba ko ndani mu gitondo nta ufite information yari yaratambutse namababwira ngo aya mandiko karavuga ko pasiteri nguru muhaye mu nama yibise ikimasa cy'ikirisa namababwira pasiteri nka mirongo ingahe barutabura bamubwira ngo ikibazo n'ibitsabaye muri rutabura ariko umusitari mu kuri paruwasi yacu yibise ikimasa cy'ikirisa kandi yababwiye ngo umukozi wamuhimbiraga yarakinisha namwezi umukozi arayamwe amafaranga ntiyibwe amafaranga yayaguze mu wagisize ibiri ubu nyine muto w'umupasiteri hano agende muri sanduka ryiwe arasanga mu wagisize icyatsi kibisi n'iyindi simaye mu kibara ryayo kizirasaturwa nababwira aho yakuye ayo mafaranga yaguze utawabise undi muntu wari aho w'umusiriya uri mu majaribiyo aragira ihene zibiri igihebe n'ishashi cyakuragije igihebe n'ishashi urati ni amafaranga yasigaye kuri za wabisi yaguze igihebe n'ishashi yanga kuzitwara iwabo umuhana ko babimenya ko afite ihene n'ishashi igihebe n'ishashi nshasha aja kumundi muhana kandi aho bose hano bakora kutwara umuhana aja kubikuragiza ntabwo bagiye bahuye amafaranga biragenda naho nabejeje yamaguruka mu cyangwa yo yamasi y'abantu utambiwe ngo kiza ubugingo bwanje mu mana we ngo wese mubabare mu kiza ubugingo ndamubwira napfukama ndamubwira napfukama arapfukama ishimwe ryose riraho ndamusengera ndamubwira ngo vuga mu mana ndamubwira ko Imana yanyeretse ugira indambi ihari baba bavuga ngo n'abandi basaba ibintu naho abapasiteri basese ugira indambi ibyo bintu zombi mutabyihana tuzaja mu ijuru n'ukuri yarashaje uwo mugabo n'ubu yapfuye ari pasiteri mukuru wasengera abandi bapasiteri ariko yashatse azavuga ngo pasiteri waje mu gutanga ituye ndaraza muri 1994 yageze avuga ngo pasiteri waje nta kindi kintu Imana yari kukubwira akambura ngo ndikwiyeza kumabara n'ubwonko iyo ngiye guhura nawe uzashimira hari ikintu twasuhuye tubana mu kiraha akaza yose ingomoro akava mu sigoro we pasiteri waje ndiyokoza ingomoro pale namara akamura karaje mu metara mu gume mvudubiye n'ukuri Imana ishimwe haleluya haleluya ibyo kukiranuka kuje kwagana kuri abo mubonaki niko azagira gute niko azagira Yesu azagaruka mureke babwira wa kabiri Imana sozi n'ibisho zacu buke handi ho hari nka kure ndagenda Imana yabwira ngo ugende kandi ntukame utarasohoza ubutumwa nurya cyangwa ukama utasohoje ubutumwa uzamera nka wa mugabo wo ku gicaniro wa wundi wagiye ya Gerisoni ya Yamu akicwa n'iki
akitwa n'intare muzakibuka namamera umugoroba wa nyabusa agenda ntabwo kwiruka ku muhanda wa agere ndabwira ngo ndashaka pasiteri yamavuga amanya afite kandi hano atagira ngo tuganire mbone kuki yamavuga amanya afite abakubita ngo bari basi ko gusohoka ubwo gasibye ndataramye abayime bakambereye reka tuguhera amata kababwira icyo gihe niba bari mu Rwanda sinageze yukana kuma n'amazi kandi ntabanye nta kintu noza mu kanwa kazaje kubona abamuhanuzi w'umusaza mu gitondo bampaye amazi ndoka muzi ko bashobora kuba mu gitondo naho kera ko babazi nk'uko bitari inzoka ikako n'ubishije bayibagiye nabo ko mumva umuntu w'umusore kandi umeze nkanje ufite morale yo kurya naraye ntariye bama bazanye ibyo kurya ndabwira musinge mu gitondo bigasitarakamu ndabashaka pasiteri ava mu gitondo nta mwanya afite turabona nyuma y'amateraniro kandi nije muvuga gutuma barambwira ngo ndabwira musinge ndajya turangisha amateraniro inzara kwiya mwaba nari umutine cyangwa imyaka 20 mfite inzara ifite amapeti haleluya turaturinjira nari narayibwirije ntari navuye bacu ndamukaje kuri ntari nari ibyo kurya byandikisha mu gitondo ubwo niringa mu gitondo turinjiye ndabwirije ndangiza kubwiriza pasiteri ndamubwira pasiteri sigara twasengeye hafi tuje mu rubunda kubwira ubutumwa Imana yakuntumyeho yamambwira mubarize ubutumwa Imana yakuntumyeho wowe Imana izi ubutumwa twiri hanze Imana izi amambwira kutwenda n'umugabo usumba cyane n'umugabo wandisha amaboko ari mu myaka none k'iyindi ndagaho k'imyaka 20 cyangwa yaratukundi kungana sibizi arangize turinjiye yama abereye ku mama arangize turagenda twicara ntari ku mazuru yari ku musho hari ngo ngaho ufite Imana gutuma namamubwira ngo Imana yarambwiye gusamba none mutiha nta discours ndende nari mfite cyo impanda nivuga uzasigara yamabuka yamambwira ngo ndakuzaye ku mubiri ndanakuzaye umwuka nibo wanditse nk'aba mukobwa nababwiye ndagukubita sohoke mpaye gukubita hano umuhanda wose ubone ko nakukubise nimara nzakusane kwaso ukubite umenye kuko utazongera kudambika kuko wadamanitse yaba kimuke araguka kandi tayandi makuru nari fitarenze nukuri tayandi makuru nari fitarenze aragaruka aje kunkubita niwo munsi wa mbere nari ku bintu bazabona bimeze kandi amatangazo kuri televiziyo angeri mbere kutage kunkubita namwe pastor bazongera uranso mayo matangazo mpaye mbona arahagana namubwira gutangazo bya mbere wafatiye umukazana wa mukuru wawe muri ryatongo yaje kumukamisha uramusambanya nutabyiha Imana nivuga tuzaje mu ijuru wa munsi muri karakuzi ukuye inka umugore wa hariya witwa Kanaka usamuke waramufashe iwe yageza fiyo yageza afata ku ngufa y'umupasiteri kandi barangiza bagatinya kuvuga kubera titire baha abagore b'iwacu bazabubaha abakozi b'Imana n'abantu dukunda babwira ibintu byabaye mu itorero ry'iki gihe kandi biri mu kuba mu itorero ry'iki gihe kandi tuzi muri ino mihana hari tubizi mwarangiza ngo twagize ibyago twagize amahano aya mahano Imana ko muzi kwizifuha ibi bintu muri kubikorera iki uzo kujya kuko yarazi ko ntariye kandi we nashinga kugira ngo yumve ko kazajya ntaratanga gutuma Imana yampaye yinjira ahindukira abona umukazana wiwe wirengereye cyo kugira ngo bageze babyirengera afite n'akagati kabati yamamubwira ngo Kanaka wanje we undaritaba aramubwira ngo umusambanye yamamubwira umukobwa watubera yarazaye kare yamava mu isoko Kanaka we undabizi Yesus Kanaka we ngo ndabizi ukumuza kubona amafuti nza gukora abakaza
akambwira liste mukazana kamavuga ngo narimbizi Kristo wakanaka narije kuvuga izina yavuga uwo ndabizi se wakanaka yavuga akavuga ngo ni mushasi narimuzi yabatora liste atora liste duhaye kunyana Bwana sifiwe. Uwo munsi narinze mu bafuruwe ntawe amenye imigezi yambutse no kuzerera mu bwijima ashaka inama isufitwe ntanicenda bese nisi habije uwa mungana disinaho iyo nayo iyage nawe yabigeze kure iye busha nawe yabigeze nawe yabigeze iye busha iye busha nawe yabigeze kure haleluya iye busha nawe yabigeze Bwana sifiwe. Ako hali nta mugwenda nice. Sahamwe niko. Imwe yarizimiye. Ni jewe. Ni wewe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Reka dusenge. Mwabuka dusenge Mana. Mwabuka dusenge Mana. Mugeze he
Bona Stefana tukira abana bageza tubaza nijoro ugeze ukavuga ngo Bwana sifiwe. Ureke babwira amagambo atatu ni manaseke. Uri ndaya abantu barabizi n'Imana irabizi. Nuhisha abantu Imana irabizi. Ntabwo uhisha abantu barabizi. Sato iyo beza hakakufuta. Uzonyirinde. Uzokabutari. Ariko reka mubwire ukuri. Ntabwo uri ndaya kurusha maraya haba batubwiye. Waje kuba mirakuza wande wa Yesu Kristo. Uyu mugoroba wokiza uburaya bwawe n'ubusambanyi bwawe n'irari ryawe n'iruka ryawe. Uri umurozi ubwacyo ngo wigeze ko ava muri kanisa muri kurinda n'abamuze ntacyo yarwana yawe na pote ubaho usigaye gupapuranira abakristo mwari guhitamo umwakira ashaka kurya kanisa na pastor avuga gusubirayo na hano ntacyo yarwana yawe na pote amare gusubirayo aravuga ngo nongere gute n'umukristo bakuze bucya babusoka yamava ngo kuko Imana dunia wakamoto uri umurozi turabizi tabura ukakuta Simoni umukomeko umuzakozwe n'intumwa tipe yari yarashoye mu bihe ku mafaranga ageza uburyo ageza amafaranga zinakarikira ubundi kabona ari otuye ibihumbi niba atari 500 by'amadolari yari yaraguze ibiheko zari bukarimwe bigeze kukindeka turahudumiya n'abizimana turahudumiya ujya twaje muri kazengere baratubwira barazati muragifata ariko n'ubu bifata bagifata credit y'amamiliyoni menshi bagafata credit y'amamiliyoni menshi turagifata sanga hariho misigatire 28 y'abantu nzi nkamamenya muri misigatire akabana tikizira giyo uko bamwandika mu bwagi ipino wa marwasi yo photocopy no ndajya barasinya bagambira kuko ndagomba kubaho tumari kugifata urano grand frère ni bueno grand frère bazabwira yamamagara mu rusibe otamwe soko muri kaminuza abantu bose barumva n'abapolisi nawe bafite grand frère ntubwira ngo tware twasakazi keza bitangiye gutera urwenya nk'uko bamava mu muri uko batebyasha abandi mu Rwanda rwara ngo abanyamurenge baratebya gutebya niko kuryogo uvuko baza kuryogo icyo gihe agurishije inzu yiwe yari yarashoye mu miliyoni 4.8 agurishije inzu yo ngo yishyure credit y'icyo giheko ariko nawe nubwo yari yarashoye menshi kandi yahombye kuri ako kageni tuntaragera hasi mu n'umukonikoni kandi Simoni umukonikoni yabyihari igihe cy'amato yagwana ya Oraport nicyo gihe bananyana basafira bari ko bapfa iyo aje kwiyoberanya akazabizana mu kanisa tukaza tumva kumubagusa tukamureba kuko akabadahera bibona umva babwira ukuri kutumwa bwiza ntabwo yari kukira na Petero n'uko yari afite wo kwereka wabacangwana ya Oraport niba umurozi ushobora gukizwa no munsi impanda yavuga Bwana sifiwe ukazasha mwisho urumwishagiza gutya abantu mugo mu ndirimo z'agakiza gushimisha harava gusigaho kwizera buke nawe wundi yagira gute yakizwa twibwiye ko Pawulo nawe yari umanzi wiki yari umanzi w'ibisiza mu nzira rwose muzakoze n'intumwa icyo azavuga mu muco w'abantu bose barabonye impamvu muzabona abantu bose bazahana uyu muco twese twarawubonye icyo gusa ntazamenya naje n'urubuga ijwi numvishije sinzamenya ko nawe wagize gute ariko numvishije niba uri umwicanyi nabyo birashoboka kuko wakizwa ureke basengera Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe haleluya kera musoka twagaze turiba mu mbega umunezero buje zagira woni mwereka bona kishishe gofite n'ibisishimo bitavuga bonye inyenyeri kwikambazaje Bwana sifiwe bese kamba byaje Yesu azamperaho azataka mu inyenyeri nibira amahirwe kabana na Yesu reka mbabwire resita y'umwandiko rwa bishop atagira ngo rwapfuye ubusa twigeze kuza kumusitana pasiteri Aroni na munyamahoro kandi Imana atubwira ngo uzosubwiriza uwo munsi ndakazaje hafi amezi abiri tuyabana umunsi waje kubwiriza singe umunsi wa bishop wa ministre wa bishop cyangwa n'imba revera icyo twese wacu tabarayike Aroni revera Aroni umunsi wo kubwiriza kwiwe ntarye umunsi wo kubwiriza kwa munyamahoro ntarye umunsi w'indabyo iminsi yaje gusa iminsi itatu neke mvuge kitatu yo bamazeze ari nibo bari kwabwira amwe yiboneye n'amaso kuko aba bantu bo bari kuri turagenda tu umunsi turarabukaru nijewe turara tutamenda rya nijoro
umunsi adateka ko ari abone babwisha yafuze tugomba gutaha kuri Nyabihoma uzi kuva mu karumero kuri Nyabihoma n'abagore wikoreye igikapu ubariye ibyo kurya bya nijoro mu gitondo sinajya rero n'umunyamahoro bararya turirwa tugenda tugera kuri Nyabihoma babaga inkoko kandi murabizi ko abo bose ari barayatusha ngo bagira abagabo bazabarira kandi bo basigaye ushike muri Nyabihoma atuzimana sinajya jambo makubisa gere kuri Rutari Imana iramuna bakinyiregesha amano kintu zose ziguhabuka aho ni wo wari professeur wa ndababwira ko Imana yavuze isi dukora indi bintu twiregesha isamina yama zikoresha ni wari waje zikoresha ikora neza turaje kuri Nyabihoma kwa kaburisha office numara gushike wa mpabuka muri mireke uri umusazi ubwandiko bishop yaduhaye urabukoresheje neza namaje kikanagwa namubwira ko ubonye igeza mu haba kubaje turabikora gutyo ndahabuka so mu gitabo cyo muri Yesaya igice cya 5 wa mbere amakuru y'umuhinzi n'uruzabibu ndasoma mare ngere kuri bantu mu mayisoma ngo yewe waruzabibu ico ntagukoreye ni iki aho tugira ngo weza bibuke ukendira ngeza aho cyo bikaye usoma neza hamishira amatuko hamwe yavuga kuri vuga amaza kubitusha apana ushibuke mutara kubitusha ko barakibishasha aha ya ngo Imana yakubwiye ngo twihane fura ko kihanga utuvije y'Imana namubona aro bagiye kugura ndabitse ni wari mukuru wacu kamushika gupfukama yabona misha batandukanye kandi kamushina umugabo ukora amafuti oya ariko Imana yashakaga gukora umurimo ndaza kubabwira abantu n'ibihano namubwira twumubisega mfite benge twati namandikana nkari mushirizo umuhare kuri Rutari ndababwira ngo unyamaho hagarara hari umuntu wese uza umusengere no agara hano aro umusengere uvuye kuri baro neza avuga kuri rwanyishuri uvuye kuri ruka no uvuye kuri baro najedere kwa hano ni nere umuntu ari hano ibyo neriswe neza nuko twakoze twamatwera ku mushinga mukuru hakurikiza pasteur Gatwari waracyahandaga ntarafana n'umunsi pasteur Gatwari hakurikiraho Samuel Babasi yarapfuye nawe hakurikiraho Kabunda busoka mukuzo hakurikiraho abandi barirega kandi uwirese hakabaza kambira mu babarire mu bitegekeye next ibintu umuntu azakora Imana yandura mutubwira icyaciwe yireke umutima w'umubwira gukora agasubira yagera ngiri agasubaki akagagara atakona nibaga ikintu kivuge nacyo ubwo ngeze hagati umwakamba wose ushira mu mfuko wawe bwira busoka barahunga bwenza bishamba aragenda zari ishamba nka matushe bishamba uwo munsi ni wo munsi bwa mbere ngo ni murenge agakingirizo umuntu akazana agakingirizo agashira ishamba umuntu akazana icupa n'igihe kwa gashira ishamba umuntu akazana agahu cyangwa akavuga gashira ishamba uwo munsi huzu ishamba bitatu tujya kureza mu kerere ngumuma saburenganzira ndabwamuna buyumuma nani wenye bakunye gobona ko kujya mu ijoro kejo bundi bazana amata y'inka zara kumire hari ndagotomera kuri Rutari amase numva giseka kabaraka twaba twirukira rimwe na munyamahoro tuzunguka ikanisa gutya umugore yamava wese umwana wanje hari umugore wari warasaze aha yazana bayamusharira icyo gihe umwana we yarafite imyaka 10 barasenze Imana ikababwira ngo tuzohereza muri bya biheko byari hari yantashanguriye byazanwa n'abantu bafite umutima ukuze bazana ibiheko bari baramuteze jewe ariko mbibona aranze bava bose nyina wakana abwira gira bukwe umwana waje 10 aramubaza suwe Imana ati se mukanya sine ko muzana n'umwana ko musharira umwana waje nabo icyo nzi ko bamuzana ubwo nguko nyina yamahora n'umwana arabwira tuvuza akaruhu amapfepfe amabavugira ngo wowe ngo turagiye mugiye hehe ngo tugiye muri Nyapocho tugera mu rugabano umwana arahwera tutaha mu muzinda twamaze kuvuga ko tutaha mu muzinda umwana arahwera nyina yana kumurekura ahwera n'umugoroba aranyira arafite intumbi arafite umwana isenera amusigiye umwana waje mu gisirikare arahayarira baje kuzana agasanduka mu Rwanda yanakurekura umwana pastor kamushisharaza aratubwira ngo umwana yakorewe muze gufasha maziko ndatwashe kumubona aravangutse n'urakoze b'Imana
sinde kuri idumbi kandi mu muhanga nabambira ngo pfukamana arapfukama arumwe n'amutinega nambara ngo muhudumiye hanga turahudumiye kandi ahubura ko nyine kimyaka 8 ndabe nakagafite gatangiye kugira kamagara kugeka ku turahudumira hebu kama kabwira ngata ahwere bizo kwataraje kama kabwira ngira ngo mama mundariki uwa urahari uwo mutsereje ko dutahe uca mu rutigita umukobwa arazaye batwegereza mwakorera ubwe mwatafise peto biraro ni umukobwa ufite amapepo yabava mu rugo no bakabishe aroni no bagomba kubwiriza arabwirisha harabwiriza ndamura mureke gusa mu rugo igihe mbara guhudumira yamutwe ariko yaramutse ndabwira inyigisho zibaza zirarangiye uwo munsi muzeze nabineze badafite bari baje kudutamira turamuhudumira uwarakira kiri Imana turamwisa urwaye cyane arwananye na nyirabukwe bageze bakunda kumugomba bamena nyirabukwe bamaze kujabura bakava mu nyirakana n'umukazana we bagira amahirwe nyirabukwe yari arwaye iminwa iratukura mbere ntabantu nzabona barwaye iminwa baramutwaye ubundi baravura biranga bamutwara ibemera baravura biranga nyirabukwe ibamubasha turi mu rutigita turamubwira ngo ukize bugende ubwire ko bukwase nyirabukwe arasha gutomora ndi kumwe n'abazeze na ruhimza na munyamahoro na runezerwa muri Rwanda twaduhaye pase arangise ndababwira ngo jewe umunsi ko ndafite umwanya ndafite imbaraga zo gusengera amapepo mureke tumuhudumire bwe tujya afite zarana rayitara igenda tugera mu makameka yahudumira gusa yamaje kukwamaje gusimbura uruzitiro turamufata turamugarura n'amazeze buragaruka muzamubona agira ikijumbana cyagize akamaro ico gihe yangana ngo uyu musore cyangwa utakuye umusore ari muri mazeze yageze yirukaka ije twariganye twatu yanga gufatira ngane turamugarura tumugarura y'amavunja yabafata yaramaze imyaka 6 rwayo yabafata igishishwa birabucyanguswa ntabwo muzamubona bashishwa sosiso hamava kintu kimeze nka sosiso icyakabishwa aroni yarahari cyahanye amahoro yarahari mazeze yarahari na bweze icyagatatishwa icyakabishwa icyagatanishwa icyagatandatu gikureho yamabwira umuntu waje guhari ndafite akazi wo mubashi ushobora guhindura ingeso zawe uno munsi ariko n'icyo twikamira wowe wavuye reka tuvuze hano takikibaza muri kitonde numara uzagurisha mana iri ni itorero ryawe wabuze amaraso biteye agahinda umunsi impande izavuga abantu benshi bagasiga shonga guhindura ubugingo bwawe shonga guhindura imitima yawe shonga kukise ababuze imana urunusi uko ababagabo ubakisha neza yawe abuzari mubishe muhana nivuga tuzagusangana mu izina rya Yesu amen.